inshuti bavandimwe muryango wa Ambassador Karimera, urupfu ruratubabaza cyane cyane iyo rudutwaye umuntu w'ingirakamaro, inararibonye n'umujyanama twari dukikeneye, biratubabaza kurushaho. Ariko nubwo urupfu rutubabaza ntabwo twiheba, ko dufite ukwizera, twemera ko umuntu urupfu atari rwo rufite ijambo rya nyuma ku buzima bwe. Ntabwo ubuzima burangirana n'urupfu, na nyuma y'urupfu umuntu akomeza kubaho muri Nyagasani. Iyo urebye intumbero y'ubuzima bw'umuntu uko avuka akagenda akura, uko akura agenda yiyongera mu bwenge no mu gihagararo, ariko niyo agenda akura intege z'umubiri zikendera, imbaraga z'umutima zikomeza kwiyongera, ubunararibonye, ubujyanama, ubuhanga byo bigenda byiyongera kurushaho. Agenda arushaho kuba umuntu w'indangagaciro zikomeye, ushobora kwizerwa, arushaho kugira urukundo n'ubupfura. Muri make agenda arushaho kwegera Imana no gusa nayo. Umunyarwanda yabonye umuntu witanga akagirira neza abandi, aravuga ati kanaka ni Imana y'u Rwanda, amubona mu kuboko kw'Imana imukoresha. Ishusho y'ubwiza n'urukundo rw'Imana biba bigenda birushaho kugaragara muri we, agenda arushaho gusa n'Imana. Ntabwo rero iyo ntumbero yagarukira ku rupfu ngo rubiburizemo. Ntabwo byaba byumvikana ukuntu Imana yarema umuntu ubuzima bwe bukagarukira aho ngaho bikarangirira ku rupfu. Haba hari ikibura, kandi Imana ibyo ikora byose biba biri mu buhanga. Nyuma y'urupfu rero ubuzima burakomeza muri Nyagasani, niko kwemera kwacu. Yezu Kristo umwana w'Imana wigize umuntu akemera gusangira natwe umuruho wa muntu, akinjira mu mateka yacu kugeza n'aho yemera gupfa ku musaraba, ari ukugira ngo aducungure ku ngoyi y'urupfu. Urupfu rero yararudutsindiye, adukingurira amarembo y'ubugingo bw'iteka. Urupfu rero mu kwemera kwacu ni ukuvuka mu bugingo bw'iteka, ni ukuvukira ubugingo bw'iteka Imana yatugeneye idusangiza. Icyo gihe ya ntumbero y'ubuzima bw'umuntu ikaba ariho bigaragara kwiganisha. Nibyo tumaze kumva muri ijambo ry'Imana. Nyagasani agira ati roho z'intungane ziri mu biganza by'Imana, nta n'igitotezo kizongera kubageraho. Ku batazi Imana, batazi ukuri k'ubuzima, bagira ngo abapfuye baba bagiye burundu, nyamara bo bibereye mu mahoro. Abamwiringiye bazamenya ukuri icyo ari cyo, bazamenya ukuri k'ubuzima. Abamuyobotse bazibanire nawe mu rukundo, kuko asesekaza ubuntu n'imbabazi ku ntungane ze, ntareke gusura abo yitoreye. Bavandimwe rero, niyo mpamvu abacu bavuye muri ubu buzima, niyo mpamvu tutabaheba, dukomeza kubibuka, kuko twemera ko bakomeza kubaho, ko bariho muri Nyagasani, ndetse tukagira n'icyo tubakorera tubinyujije kuri Yezu Kristo uduhuza nabo mu buryo bw'isengesho, akaba aribwo tubibuka, mucishaho intashyo zacu, kandi dukomeza kubagaragariza urukundo rwacu.
mu ivanjiri twiyumvise isano iri hagati y'ubuzima tubamo hano ku isi n'ibikorwa dukora. Isano iri hagati y'ubu buzima bw'iteka n'ubuzima tubamo n'ibyo dukora. Ubugingo bw'iteka muri Nyagasani ni imbuto y'ubuzima n'ibikorwa byacu hano ku isi. Kuko umuntu Imana imurema imufitiye ubutumwa azasohoza hano ku isi, ikamwohereza nk'intumwa yayo, ikamwohereza nka ambasaderi, yarangiza misiyo ye igihe cye kigeze ikamuhamagara kugira ngo imugororere. Nyagasani yagira ati nimuhinguke imbere y'intebe y'umwami, intebe y'ikuzo, umwami azagira ati nimuze abahawe umugisha na data, muhabwe ingoma mwateguriwe kuva isi ikiremwa, kuko nashonje mukamfungurira, nagize inyota mu mico kunywa, naje ndi umugenzi murancumbikira, nari nambaye ubusa mu mico kwikinga, nari ndwaye muransura mu ndwanaho, nari imbohe muza kundeba. Nuko uzagira uti se Nyagasani ibyo nabigukoreye ryari? Umwami azagira ati ndababwira ukuri, ibyo mwagiriye umwe muri aba bari abavandimwe banjye baciye bugufi, burya n'igihe ubwanjye mwabaga mubigiriye, kuko ni abavandimwe banjye, ni igice kigize umubiri wanjye, n'igihe ubwanjye iyo neza mwayigiriye, none muze mugororerwe. Bavandimwe, Ambasada Karemera yari umuntu ukunda abantu, uko turi hano twese ari uko twagiye tumumenya. Yari umuntu ukunda abantu bitangira ku buryo bukomeye, yatabaye benshi, aramira ubuzima bw'abantu benshi nk'umuganga, yigishije abantu benshi, afasha benshi, aharanira icyagirira abavandimwe akamaro. Yabaye rero amaboko Imana ikoresha kuramira ubuzima bwa benshi buri mu kaga. Agiye yisanga muri abo bose bamubanjirije, yagiriye neza, natwe kandi turamuherekeresha amasengesho yishimwe n'urukundo. Ubutumwa bwe arabushoje hano ku isi, Imana imugororera ubugingo bw'iteka.